Okay, nongere mbahe ikaze bakunzi ba Press Vision Rwanda, nongere mbahe ikaze kabisa, murakoze cyane muri abantu ubagaciro. Ahangaha filime ni ya yindi, ni Umukire mu Millionaire wigize umukozi wo mu rugo. Umukire mu Millionaire yigize umukozi wo mu rugo niyo filime turimo turareba muri iyi minsi, ariko noneho uyu munsi amasiko yabaye menshi. Dore umva filime amasiko yabaye menshi. So tugeze kuri episode ya 14, ni season 1 episode ya 14. So urabona season ya 14 yarangiye amasiko ari yose. Ngo bimeze bite rero? Shalom. Wabonye ko Shalom akantu yasoje abwiye mushiki wa Cedric. Uriya ni mushiki wa Cedric. Ngewe niba numvisha neza, Shalom yabwiye mushiki wa Cedric ati darling, bimeze bite ko utakinikoza? Filime ihise irangira. Shalom yaba afite undi mukunzi? Ntabyo uzi. Amasiko, kurikira iyi video niba ushaka kumenya byinshi, ushire amasiko. Tukiri muri video yacu rero, twabonye mushiki wa Cedric ari we Gihozo akunda amafaranga. Gihozo akunda amafaranga mw'abantu. Urabona ukuntu abwiye onkore we ngo namuhe 7, ariko kubera ko yamupfukamishije ari amasaha yose, sinzi niba yamaze n'amasaha yafukamye, ariko uko bigaragara ko Gihozo akunda amafaranga rwose. Tugaruse gato kuri Cedric urabona azabana na Alice. Onkore mbega onkore w'umurakare, ni umurakare mw'abantu mwe. Nuko mutazi papa wa Cedric, noneho ni ugukurikira video niba ushaka kumenya byinshi. So wibutse gukanda like na subscribe, dukomeze tubane mu zindi nkuru zacu ziba ziri imbere. Ni ukuri kw'Imana ndabakunda cyane, Imana iguha umugisha mwese aho muri. Twagiye rero. Iyi filime yacu ikomeje kudutera amasiko. Urabona ko episode ziza ni episode ngufi pe. Episode ni ngufi. Kandi ikindi gikurikiyeho, ntabwo iyi filime irangiza nyine abarimo barayireba amasiko, ahubwo ikomeza kubatera amasiko. Mwebwe aka kantu ntimurakabona? Ikomeza kudutera amasiko, ntabwo iganisha nyine ku mwanzuro ngo ubone nyine bageze kuri cyo nakwita nka end point, base nk'abavuga ingingo nyine nyamukuru. Baradutera amasiko gusa, ariko ni byiza. So Cedric yaziwe. Ese Cedric aritwara gute imbere ya onkore wa Alice? Aritwara gute noneho uyu munsi ko Cedric noneho bamuzi? Urabona Cedric se azaza imbere ya onkore wa Alice ari umukozi wo mu rugo, cyangwa Cedric zana za Mercedes Benz hariya, za limousine, amamodoka ahenze hariya muri kampani ye? Ako kindi kibazo, kubera iki Alice atarimo yizera ibyo Cedric amubwira? Cedric aramubwira dore sheri wanjye ngendo mu Millionaire. Alice ntabwo ashaka kubyikoza. Ngo mu Millionaire byahehe? Alice ntabyo. Ariko nanone Alice ntabwo amurenganya, ntabwo yapfa kwizera Cedric, kuko Cedric yaje amusaba akazi, gutyo ko mu rugo atazi niba ari Millionaire. Birakomeye. Shalom se byari bikwiye ko ahatiriza Urukundo? Shalom nawe rwose afite akabazo, namukwesheninze. Nawe niba wamukwesheninze byandike muri comment, kuko nta kuntu byumvikana ko wabana n'umuntu udakunda. Wowe wakwihanganira kubana n'umuntu udakunda ngo kubera ko ngo ni iby'ababyeyi, ngo bakiri batoya bagiye babinjizamo? Hoya, ibi bintu ntabwo ari byo. Ikinyejana turimo ntabwo ukwiriye gukunda umuntu baguhatirije.
nkunda wa muntu nyine umutima wawe washimye. Alice urabona ko Alice afite urukundo, ni umwana mwiza rwose, akunda nyine ntacyo agendeyeho, akunda abantu muri rusange, ntabwo akunda abantu banegura abandi cyangwa se babona abandi nk'aho batari abantu. Muribuka ko Alice yatandukanye n'umukunzi we w'ahambere, atandukanye na Shafi, none Sharomo siwe ugiye gukurikiraho. Ndabona Sharomo araza gukurikiraho. So guys, Cedric mu buzima busanzwe, Cedric ni wa muntu nyine ubona wicisha make nyine, nawe nyine babanye na Alice byaba ari byiza, baba bahuje kuko bose bubaha umuntu uko yaba ameze kose kandi bakamubahira uburenganzira bwe. Apana abantu biyemera n'iki n'iki. Reka noneho papa wa Cedric, papa wa Alice aziyizire arebe Cedric. Arebe Cedric bavuga uwo ari we. Wabonye ko onkore we yahigereye, ariko icyo dutazi, ese ukeka ko ari nde wahamagaye onkore? Ninde wamuhamagaye onkore wa Alice? Anko wa Alice ninde ukeka ko wamuhamagaye? Njye ndakeka ko ari Sharomo wamuhamagaye kugira ngo aze se ngaho aze akange Alice kugira ngo agenze gake ku bijyanye na Cedric. Ariko mwabantu mwe sinzi ko Alice yazashobora kubaho adafite Cedric, ntabwo bizashoboka. Mbega filime. Cedric ntabwo yazabaho adafite Alice. Kugeza na n'ubu murabona ko Cedric yirengagije imitungo ye, akampani arayireka ajya gukora kwa Alice kugira ngo nyine ajya amureba neza, nyine amubone byihuse. Kandi na Alice nawe sinzi ko yamara iminsi 2 atabona Cedric ngo bikunde. None murabona Dani azabishyigikira, Dani musaza wa Alice azabishyigikira. Ikibazo we rwose ni umuntu uri aho wikundira amafaranga, banamuha Cedric anamuhaye amafaranga yahita abishyigikira. Ariko se Dani ahubwo se bizagenda bite nibamara kumenya ko Dani ari we, nibamara kumenya nibamara kumenya ko Cedric ari we muri kampani, ari we boss wa kampani Dani akoramo, Gihozo akoramo, baramwirengagije bigeze kuriya. Bizagenda bite? Komeza turebe nyine izi episode zose kugeza zirangiye, tuzirebe zose kugeza zirangiye. Ndakeka ku munsi w'ejo muzakurikira episode ya 14, episode ni ya 15, muzakurikira episode ya 15. So noneho reka tugaruke gatoya kuri Sharomo. Sharomo nawe agiye gukurikirwaho rwose, bagiye kumukatira byihuse. Episode ya 15 uzahita ubibona, ibintu bizaza byasobanutse, byagiye ku murongo. Icyo urimo urabona cyo, urabona ko Alice noneho na Cedric bagiye kumaramaza, bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bahunge uru rugo, kugira ngo baruhunge bigire kure cyangwa se bigire kwibanira, ubu bukwe babwice bitaragera kure. Sharomo yamaramaje ngo ntashaka kubona Alice arimo arasabiriza ku muhanda. Ese koko aramutse amenye ko Cedric ari umukire, ukeka ko yazirenga, ukeka ko Sharomo noneho yazemera ko Alice babana na Cedric ra? Byandikira muri comment. Tuzaza dusoma comment wanditse nubikora. Gihozo ako Gihozo mana yanjye, Gihozo agira umunwa, ibi byose aho bigeze niwe ubizanye. Iyo aza guceceka ntabibwira Sharomo, onkore nitwari kumubona hariya. Onkore noneho yaje azi kuvangiriza, ariko murabona onkore nawe ukuntu yiyemera, sinzi niba akakanda umwaka abonye arirata rwose. Afite nyine ntabwo yubaha kiremwa muntu.
ibi bintu nta nubwo byari bikwiye ko umuntu asuzugura undi bingana kuriya ngo kubera ko umukozi yakoze ku kirahure ngo ntabwo yanywa amazi. Kariya kantu rwose ntabwo ari keza, kandi namwe ndabizi murabibona ko atari byiza. Tujya tunenga abantu nyine tunabashime byose hamwe. So gusa Dani ukuntu atangiye kuvugana na mushiki wa Cedric amuhamagara buri kanya, urabona ko mushiki wa Cedric asa nkaho atari interested kuri Dani, nubwo ari manager we, ari manager ariko Dani bisa nkaho yakunze manager we ku buryo bugaragara. Ese Dani arashaka iki muri iyi kampani? Dani arashaka iki muri iyi kampani? So guys, reka mbashimire, tuzaze kuri episode ya 15 ibintu bimeze neza cyane, tumenye neza ibijya mbere hagati ya Shalom na mushiki wa Cedric ariwe manager, kuko episode ya 14 mubonye ko yarangiye Shalom arimo arabaza mushiki wa Cedric ariwe manager nubwo tutaramenya izina rye, amubaza impamvu nyine atakimwikoza. Season episode ya 14 niho yari yarangiriye. Nje ndabakunda cyane, kanda subscribe, ukanda like, ukomeze ushyigikire kabisa. Imana iguhe umugisha. Bye.